Turabasuhuje bakunzi ba Me and Empire, amahoro y'Imana abane namwe. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 58 ibice 3 ku murongo wa 12. Ni ijambo rijyanye no kwiyiriza ubusa. Turasangamo ibice bibiri biranga kwiyiriza ubusa. Twiyiriza ubusa ngo dusabane n'Imana, ndetse tukiriza ubusa ngo dusabane n'abantu. Ibyo ni ibice bibiri turi busange mu bintu bijyanye no kwiyiriza ubusa. Hari ababikora bakabikora uko utari ko, turaza gusanga uko babikora uko utari ko bishobora kukuzanira bituma Imana itakumva cyangwa ugira n'ubusabane nayo. Ubwo rero ndabinginze ngo mufate akanya kanyu mukurikire ijambo ry'Imana kuri Me and You Empire. Yesaya 58 ku murongo wa 3 haragira hatya ngo, ndetse baribaza bati, mbese igituma twiyiriza ubusa ntubyiteho ni iki? Ni iki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Hano babazaga Imana. Imana nayo irabasubiza ngo, mbiterwa n'uko ku munsi wanyu wo kwiriza ubusa muba mubonye uko mwinezeza ubwanyu, mukagirira n'abo abakozi banyu bose. Dore icyo mwiyiririza ubusa, aho ni ku murongo wa 4, ni ugutongana no kujya mu mpaka no gukubitana ibipfunsi by'abanyarugomo. Kuri ubu ntimukiriza ubusa uko bikwiriye, byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Noneho ku murongo wa 5 Imana irababaza iti, ugira ngo kwiyiriza ubusa nshima kumeze gutyo? Mbese ni umunsi umuntu yibabarizaho akubika umutwe nk'umuberanya, akisasira ibigunira, akaryama mu ivu? Ibyo ni byo wita kwiyiriza ubusa? Ni umunsi Uwiteka yishimira? Hano ni ko Imana yababazaga. Ukwiriza ubusa ntago ari ukwibabaza ngo ukubite umutwe hasi, wambara amagunira nyine ngo ugaragaze ko ubabaye, wirirwa utariye, ukora ibiki byose kugira ngo wibabaze, ngo ibi ngibi ngo ntago ari byo bituma Imana inezerwa. Haleluya. Noneho tugiye gukomeza ku murongo wa 6, mwumve kwiyiriza ubusa kugira ngo Uwiteka yumve ijwi ryawe, icyo ugomba gukora. Ngo kwiyiriza ubusa nshima ngo ni uko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose. Aho ni ku murongo wa 6. Ngo kwiyiriza ubusa ngo Uwiteka yishimira ngo ni ukubohora abantu ingoyi y'urugomo. Hari abantu tuba twarababoshye mu buryo bwinshi butandukanye. Iki ni cyo gihe cyo kubabohora. Abo twaboye mu mitima yacu, abo twagiriye nabi, iki ni igihe cyo kubabohora. Ngo tugahambura imigozi y'uburetwa, ngo tukarenganura abarengana. Hari igihe umuntu aba yararenganye kandi nawe ubizi ari we wakamurenganuye. Iki ni cyo gihe cyo kumurenganura mu gihe wirije ubusa. Mbega kwiyiriza ubusa ni igihe cyo gukora ibyiza kurusha indi minsi yose utiyirije ubusa. Twakundi ngo ni ubusa kugira ngo ugirane ubusabane n'abantu, wiyunge n'abantu, abo wahemukiye ubasaba imbabazi. Nicyo cyo kwiyiriza ubusa. Ngo ku murongo wa 7 bakavuga ngo kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe ugaburira abashonji. Aho ni ku murongo wa 7 tukiri. Ngo uyu munsi rero abantu benshi bakunda kwiyiriza. Sinzi nimba wowe ari kujya ubigenza. Ubundi mu gihe cyo kwiyiriza abantu benshi nyine ntibarya, yego bariyiriza ubusa bakirirwa batariye,
ariko igihe baza gutahira baraza kurya bya biryo n'ubundi bari babitse, bakaba bibikiye ibyo bari buze kurya nyuma y'iki yo kwiyiriza. Ariko igihe cyo kwiyiriza ukwiye gufata ibyo kurya wari kurya uwo munsi ukabihereza abashonje. Nimba uyu munsi nari bukoresha amafaranga 1000 kubera ko niyirije ntari buze kujya kurya ngo mfate ayo amata nkagenda nkavuga ati amafaranga hari umuntu uyakeneye, hari umushonje utigeze ubona aho ayakura, reka nyamuhe. Ariko ngewe noneho aho kugira mbikore gutyo ndayabika nkaza kuyakoresha nimugoroba igihe ndangiriza cyangwa igihe nzarangiriza amasengesho. Uko kwiyiriza rero ntabwo Imana igushima, ahubwo kwiyiriza ubusa Imana ishima ni uko ufata ibyo wiga mu uwo munsi ukabihereza abakene ndetse n'ababikeneye n'abashonje. Ngo ukazana abakene ubameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe, wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ngo kandi ntiwirengagize bene wanyu. Murumva kwiyiriza ubusa ikintu kindi kirimo ubusabane n'abantu. Noneho ngo kandi ngo ntiwirengagize bene wanyu abo mu muryango wawe. Nimba ubonye umuntu ushonje umugaburire, nimba ubonye uwambaye ubusa umwambike. Icyo gihe rero nibwo uzaba wiyirije ubusa bya nyabyo. Naho ibindi byose uzakora ngo wirije ubusa wagize gute udakurikije umurongo Imana yatanze, ni ukuri ndakubwiza ukuri ko ari kwa kundi usanga abantu basenga bakiriza ubusa ariko n'ubundi ntibigire icyo bitanga. Kuko Imana uyu ubwayo niyo yabyivugiye ko dukwiriye kwiyiriza. Kwiyiriza si ukwibabaza, ahubwo ni ukugirana ubusabane n'abantu. Iyo umaze kugirana ubusabane n'abantu nibwo ijwi ryawe ngo Imana iryumva. Sinzi rero abantu nimba tubikora gutyo koko, twiyiriza ibyo twari bukoreshe uwo munsi tukabihereza abantu bakabikoresha badafite ubushobozi, tukita ku bantu, tukabohora abantu, abo twambuye tukabarenganura, abo twagiye dukandagira tukabasaba imbabazi, kugira ngo amasengesho yacu cyangwa kwiyiriza kwacu kuze kugira umumaro. Ikindi yavuzeho cyane ngo kandi ngo mutibagiwe bene wanyu, famiye, ndakeka ariko bashatse kuvuga. Buriya ni abantu nabo uba ugomba kwitaho mu gihe cyo kwiyiriza. Ku murongo wa 8 noneho haraza havuga ngo numara gukora ibyo. Ku murongo wa 8 haravuga ngo maze rero umucyo wawe uzahera ko utambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaza kigushoreye. Mwumvishe noneho ingaruka zo kwiriza neza, mwumvishe umusaruro uva ko wiyasenze wiyirije neza uko Imana yatanze umurongo, atari kuvuga ngo uri kwibabaza, ahubwo ugasangira ibyishimo byawe n'abandi, ukagirira abantu impuhwe, ugakura abantu ku ngoyi. Umuntu ukora ibyo ngibyo rero ngo umucyo we uzahera kutambike nk'umuseke, ngo ubukire bwawe buzatoha. Ubukire n'ibyo utunze nibwo uzagira umugisha, ngo gukiranuka kwawe ngo kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Murumva icyiza cyo kwiriza ubusa neza. Ngo maze ngo none nutabaza Uwiteka, ngo nutaka azavuga ati ndi hano. Numara gukora ibyo byose ngo ugatabaza Uwiteka, ngo azavuga ngo ndi hano, kuko wabikoze neza. Nawe ibindi nubikorane uko uzabikora kose ukiyiriza ubusa, atari kugira ngo ukore ibyo Uwiteka yategetse, ntabwo Uwiteka azigera kumva. Ngo ariko nubikora ko Uwiteka yabitegetse, ngo hano Uwiteka ngo azakumva, ngo nutaka ngo azaza kubwire ngo ndi hano. Niwikuramo agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi, ukihotorera
ukihotorera umushonji, ugahaza umunyamubabaro, umucyo wawe uzahera ko uvire mu mwijima, kandi urwijiji rwawe ruzatumuruka habe amanywa y'ihangu. Uwiteka azajya akuyobora, azahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa. Urumva ko nubikora no mu bihe by'amapfa, Uwiteka ngo azahaza ubugingo bwawe. Kubera iki? Murumva inyungu zo kwiyiriza ubusa ariko uko Imana yabitegetse, ngo mu gihe cy'amapfa ngo Uwiteka we azaguhaza, azakomeza amagufa yawe. Haleluya. Ngo uzamera nk'urutoki rwuhirwa kandi uzaba nk'isoko y'amazi idakama. Urabyumva? Muri icyo gihe amapfa azaba ari wowe, uzaba umeze nk'urutoki rwuhirwa. Urutoki rwuhirwa ruba rutoshye rumeze neza, ngo amagufa yawe azakomera. Haleluya. Ngo n'abazagukomokaho bazubaka mu matongo ya kera yasenyutse. Uzongera gushinga imfatiro ziriho ku ngoma nyinshi, kandi uzitwa uwica ibyuho kandi usibura inzira zijya mu ngo. Mwabyumvise icyiza cyo kwiriza ubusa neza? Harimo imigisha myinshi, atari kuri wowe gusa, ahubwo ku bazagukomokaho, kubera wa munsi wo kwiriza ubusa wafashe ugasangira n'abashonje, ugafata ibyo wari buryo uwo munsi ukabiha abashonje, ukababareba bari barushye, abari bambaye ubusa ukabambika kuri uwo munsi. Naho twebwe rero siko tubikora. Nimba tutabikora gutyo se uwo mugisha tuzawukura hehe? Ibi Imana yasezeranyije abantu tuzabikura hehe? Ntaho byava. Ahubwo rero turasabwa rero kugira ngo dukurikize umurongo Imana yatanze muri iki gitabo cya Bibiliya. Witekereze urebe se, iyo niyirije ubusa njya nkora ibi ngibi, cyangwa nanjye ni muri ba bandi babika ibyo bari buze kurya bakabirya nimugoroba? Ese iyo niyirije ubusa ari umuntu nyambohora mu mutima wanjye naboheyemo? Hari umuntu nyakura ku ngoyi namushyizeho? Hari abantu tuba twarashyize ku ngoyi runaka bitewe n'ibyo twabakoreye, nabo bagahora ku ngoyi batwibazaho, badutekerezaho. Ariko rero iyo nubabohora ukagenda ugasanga wa muntu uzi nawe mufitanye ikibazo, umubwira ngo mbabarira, uzaba umukuye ku ngoyi. Nugenda ukareba wa muntu ushonje ukamugaburira, uzaba umukuye ku ngoyi y'inzara yari bumwice uwo munsi. Imana izaguha umugisha mwinshi kurusha uko wakirirwa wiyiriza ubusa, ndetse ngo Imana izakumva kurusha uko wakirirwa wiyirije ubusa nta kintu na kimwe ukoze, ngo uri gusenga uri kugira gute kandi udakora ibyo Imana yategetse. Kwiriza ubusa ngo si ukwibabaza, twabibonye mu murongo wa 4, ngo wirirwe wambaye amagunira, wambaye biki? Hoya. Kwiriza ubusa ni ugukora ibyo ngibyo mu gihe wiyirije ubusa ibyo Imana yategetse. Biri kubitangira hano ku murongo wa 8. Nawe uze gufata Bibiliya ubisome neza. Haleluya. Kandi buri ikindi cyiza cyo kwiyiriza ubusa ntabwo bifasha no mu buryo bwa roho gusa, nubwo twabibonye ko Imana n'ubundi ari imigisha izaduha n'ubukire bisanzwe, ariko no mu buzima busanzwe biragufasha. Mu gihe wirije ubusa, iyo unezerewe, buriya iyo wafashije abantu uranezerwa, umutima wawe uratuza, akagahinda ntabwo ushobora kugira, ndetse n'ubuzima bwawe bugenda neza iyo wirije ubusa mu buryo bwa biyoloji busanzwe, kuko ari ibintu umubiri nyine uba uri gukuramo kubera ko wirije ubusa, wabonye akanya ko gukora. Haleluya. Ubwo rero ndabasaba bene data kugira ngo tujye dukora ibintu tutagendeye mu kigare, ahubwo dukora ibintu tugendeye ku ijambo ry'Imana. Kereka nimba tutemera ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya, ariko nimba twemera ijambo ry'Imana riri mu Bibiliya, tugomba kugendera kuri uwo murongo Imana yatanze, apana imirongo twishyiriyeho ubwacu. Nimba dushaka umugisha, dukwiriye kugendera kuri iyo mirongo kugira ngo tutazaba ba bandi bakora ibintu baruhiye ubusa cyangwa se nta mugisha bafite. Murakoze cyane rero, nkomeza kubasaba kujya mubana nanjye kuri ino channel ya Me and You Empire, ndetse n'utarakora subscribe ayikore kugira ngo tujye tugezaho ijambo ry'Imana, tuganire ku bijyanye n'ubwami bw'Imana. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.
Shalom.